Reka nizere komeze neza cyane muri rusange. Ndagira ngo ku munsi w'ejo mushobora ko mwarumvishe Decat Babalao avuga aya magambo ndetse anayakurikiza ijambo ryo kuvuga yuko wumva ko ashobora kubabona Knowless Butera afite imibare ishobora gutuma yajya muri karibu imwe na King James ayizane ubundi tuganire. Nago nemeranya na Decat. Reka tubanze kumva ibyo Decat yavuze. Ariko Knowless ntago ari kariba y'umwe na King James. Ku mpano se kukera yahoye. I'm sorry. Ntago ari kariba y'umwe umukecuru mu butamukoresha amakosa. Oya, mureke gutumutwe. Ndagira ngo mwabyumvishe, ariko kubera ko Decat yicanze anaganira nk'umuntu udasobanukiye umuziki, reka tuze kureberaho ibintu bitandukanye cyangwa se ibintu bishobora gutuma umuhanzi ukomeye ashobora kuba yakuzuza arena. Iyo tuvuga arena, iza gymnase zose nini ushobora kubakorera nk'umuziki, ariko zagenewe imiziki zishobora kwakira guhera ku 10,000 kuzamuka. So arena yacu yakira 10,000, ndagira ngo icyo si ikibazo. So reka turebere hamwe ese niki cyatumye uyu nguyu bita King James abasha kuba yakuzuza arena inshuro ebyiri zikurikiranye gishobora gutuma Knowless atayuzuza. Ku giti cyanjye nzi ko Knowless Butera niyo muhanzi wa kabiri nyuma King James ufite kataloge nini cyane ishobora kumufasha, ndetse nanone ibyo agiye akora mu gihe kigera mu myaka irenga 16 ari mu gakino kuri ya consistency yo ku rwego rw'ejuru, ndetse na banga nyinshi yagiye arekura. Reka mbaze tugende guhera akantu ku kandi tujye kureba ibintu bitatu bituma umuhanzi ashobora kuba yakuzuza arena. Ubwo ngubwo namwe musoza muraza gutanga ibitekerezo byanyu niba koko Knowless Butera ashobora kuba yakuzuza arena cyangwa se niba atayuzuza. Ubundi mu muziki kugira indirimbo nziza ntago bihagije ngo wuzuze arena. Iyo urebye abahanzi bakomeye ku isi no muri Afrika usanga bafite ibintu bitatu bahuriyeho, kandi ibyo nibyo bisanzwe bibafasha kugira ngo buzuze amarena ahantu hose bagiye. Reka dore ku kintu cya mbere, Timeless Music Catalog. Reka tuyigire point ya mbere. Icyo nicyo kintu cya mbere kandi gikomeye kurusha ibindi byose abahanzi uzabasangana. Arena ntabwo yuzuzwa n'indirimbo imwe gusa yakunzwe, yuzuzwa n'urugendo rw'umuziki rumaze imyaka myinshi rwubakwa. Ngo bize koroha cyane, abanyamupira nibo babyumva mu buryo bworoshye cyane. Hari icyo bita kuba top player no kuba world class player. Top player ashobora kuzuza uyu munsi agatsinda ibitego 5, ariko kuri match y'ubutaha ukamubura. Ariko world class player usanga buri gihe araza akaderivaringa. Rero mu cyongereza bavuga ngo form is temporary but class is permanent. Bivuze ngo kugira indirimbo imwe cyangwa indirimbo 5 nziza ntago bivuze ko wakuzuza arena. Aho ngaho ariho hatumye King James tumubona arimo kuguzuza arena kubera igihe amaze atanga delivery indirimbo nyinshi cyane, cyo nuko mu myaka 20 afite album zirenga 6. Bivuze ngo umuhanzi agomba kuba afite indirimbo nyinshi abantu bakomeza gukunda uko imyaka igenda ishira. Bitavuze ngo twayikunze nyuma y'amezi 3 turayijugunye ngo tubibona ku bahanzi bagiye batandukanye. Naza kugenda mvuga ahangaha mureta mumbaza iyo Timeless Catalog ibigizwe n'ibihangano bimeze bite. So turaza guhera ku kintu kitwa album nyinshi zakunzwe. Kufite album nyinshi no guhera kuri album ebyiri nyine zakunzwe ziba zabaye nyinshi. Kufite indirimbo zikomeza gukinwa imyaka myinshi bitavuze ngo nyuma y'amezi 3 ziraza kuba zashaje. Kuba ufite umuziki ukundwa n'ibyiciro byose by'abafana, no kuba abafana bashobora kuririmbana n'umuhanzi kuva ku ndirimbo ya mbere kugeza ku ndirimbo ya nyuma. Ndagira ngo niturebera hamwe ibi bintu tumaze kureba biranga ya Timeless Catalog, uraza gusanga yaba Knowless ndetse na King James babihuriyeho. Munanye mira tugende dukoresha ingero zifatika. Reka nse nkubaho urugero. King James yamaze imyaka 20 irenga afite indirimbo nka Intinyi, Nyuma Yawe, Birandenga, Nicyo Utabona, Meze Neza zakomeje gukundwa na n'uyu munsi zigikunzwe cyane. Ndabaho urundi rugero, The Ben afite indirimbo zakunzwe imyaka myinshi nk'Amahirwe ya Nyuma, Habibi n'izindi nyinshi zibasha gutuma afite classe yiwe itandukanye n'abandi bahanzi. Kugira ngo byumvikane cyane, reka duse nk'abareba ku rwego mpuzamahanga. Taylor Swift, Ed Sheeran na Burna Boy n'urugero rw'abahanzi bafite kataloge ikomeye ibafasha kuzuza stade n'amarena aho bagiye hose. Ndagira ngo murabizi ko bari bahanzi ba mbere bakunda gucuruza ama stade kuruta abandi bahanzi bose. Ubwo tureta tujya kuri point ya kabiri. Point ya kabiri ayita emotional connection cyangwa se kugirana umubano mwiza n'abafana urimo kuririmbira. Bundi abantu ntago bagura tike kubera umuziki gusa, ahubwo bayigura kubera uko bumva umuhanzi, nyine bakumva goosebumps ziraje. Bivuze ngo iyi ndirimbo z'umuhanzi zibaye igice cy'ubuzima bw'abafana, zikabizo bifashisha iyo bari kwibuka urukundo bagize mu buzima, amashuri bize, ubuzima cyangwa ibihe bikomeye banyuzemo. Uwo mubano ubukomeye cyane ku buryo ushobora kutazasaza. Tuvuge urugero, ndagira ngo sofa hari abantu bagiye bari connected n'amateka yabo n'indirimbo zirimo za Sinzakwibagirwa, indirimbo zitwa Waruri Hehe, indirimbo zitwa Zanzabamari, nkuko n'izindi ndirimbo za King James cyangwa The Ben n'undi muhanzi nka Tom Close ushaka gusanga bari connected. Icyo kikaza gusobanura cya kindi navuze hejuru, icyo bita emotional connection cyangwa se kugirana umubano ukomeye n'abafana cyangwa se kwa mwarakoranye amateka binyuze mu bihangano byawe. Ndasa nubaha point iranga emotional connection hagati y'umuhanzi ndetse n'abafana biwe. Abafana bamukurikira imyaka myinshi kubera yuko bafitanye amateka y'izo ndirimbo ziwe. Izina ryiza n'icyizere mu bantu kubera izo ndirimbo ziwe ibintu zagiye zikorana. Abantu urugero, mu minsi ishize nibwo The Ben arimo gusobanura uburyo yageze guhura n'umumama atamuzi neza cyane, amubwira yuko yari atandukanye n'umugabo, ariko ubwo umugabo yumvaga indirimbo ya The Ben yitwa Ko Nahindutse yaje guhamagara umugore bariyunga barabana, ndetse uwo mugore akaba yaranagabiye The Ben ndetse abibwira n'umugabo aravuga ati dore nyiri ya ndirimbo ya indi yatwunze. Birumvikana yuko ayo mateka y'iyo ndirimbo ntago ishobora gutuma uwo mufana ashobora kuzibagirwa The Ben kimwe n'undi muhanzi wari we wese. Nakaza ikindi kintu kiyongeraho kuba abantu biyumva
kwiyumva nk'uwo muntu. Hano mpita mbaho urugero rufatika, umuhanzi nka The Ben ndetse n'umuhanzi bita Meddy, buriya abantu ntabwo bakunda kubera ko bakoze indirimbo nyinshi cyane, ahubwo ari igikundiro kibarimo babakunze mbere yuko banakorana n'izo ndirimbo. Niko uraza gusanga nk'umuhanzi Knowless, ndagira ngo murabizi ko Knowless umwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu Rwanda, na mbere yuko yubaka legendary career nkingi yakoze uyu munsi. Wa muhanzi Yuzuza Amarena agira indi point turebo cyane cyane ku kijyanye na emotional connection, icyo bita gukora ibitaramo bisigira abantu amarangamutima agiye atandukanye. Ndagira ngo ibyo ni ibintu musanzwe muzi kuri Knowless. Ibitaramo byiwe usanga abantu benshi bagenda bagira amarangamutima agiye atandukanye kubera izo ndirimbo zose yagiye ahimba muri ibyo bihe bigiye bitandukanye, kandi zikaba ari indirimbo zidasaza. Reka nifashishe King James mbaho urugero rw'ikino gitaramo cye cy'imyaka 20 cyagaragaje uburyo abafana benshi bakuze bumva ari umwe mu bahanzi bagize amateka y'ubuzima bwabo muri rusange. Ariyo mpamvu wabonaga indirimbo ziwe n'indirimbo abantu benshi atari bakibuka zisa nk'ari indirimbo ziri connected n'abo bantu bitewe n'amateka bafitanye. None tuza kureba kuri Bruce Melody na The Ben, bafite abafana benshi nibyo, ariko baracyakomeje kubaka iyo connection izabafasha gukomeza kuzuza arena mu myaka iri imbere. Ikintu cyoroheye cyane uyu mugabo bita King James, mbona ko no bita Knowless Butera cyamworohera kubera facts z'ibyo byose twavuze hejuru. Dusoreze kuri point ya gatatu nayo ya nyuma, gutegura igitaramo nk'igikorwa kidasanzwe cyangwa se cyo bita aricyo twise event experience. Ndaza kugenda mbisobanura neza. Ubundi arena ntabwo igurishwa nk'igitaramo gisanzwe, ariyo mpamvu twavuze arena duhera ku 10,000 kuza kugera ku 20,000 byatendingwamo n'abantu cyangwa se abantu basha kwitabira. Ariyo mpamvu iyo event bigomba kuba ifite insanganyamatsiko ikangurira buri mufana wese kumva ko naramuka ahombye icyo kintu araza kuba ahombye ikintu kinini cyane cyabayeho. Aza kuba urugero nka kuri abafana bumvaga ko ni experience y'imyaka 20 yose wo bita King James agiye ku expose ariya. Ariyo mpamvu na Knowless Butera aramutse avuze ati ndashaka ku expose imyaka 16 maze mu muziki na album zanjye zirenga 5 mfite, ntekereza ko ni ikintu kinini cyane ku buryo abafana kuza byaborohera cyane. Mpamvu abafana ukunda kubona bitabira izino event zisa nkaho zirimo kugaruka ku bintu bitazahoraho buri munsi, batekereza bati ino event ni nyiburamo nzabyicuza by'ubuzima bwanjye bwose. Ubwo turebere hamwe impamvu turaza kuyita event ifite experience runaka ishaka gukangurira abantu. Nuko ari ibitaramo bidakorwa buri gihe, none nuko ari event bigomba gutumirwamo abahanzi bose bagiye bumvikana muri urwo rugendo rwawe rw'ubuzima. Ndabanga urugero, uyu nguyu bita Knowless Butera yakoranye indirimbo na Bulldog, yakoranye indirimbo na Fireman, yakoranye indirimbo na The Ben, yakoranye indirimbo n'abahanzi hafi ya bose bagiye bakomeye mu Rwanda. Wenda Meddy bashaka batarakoranye indirimbo, ariko abahanzi bose ni abahanzi baranyuze mu rugendo rwe rw'umuziki, baba bagomba kuza guparticipa aho ngaho n'abakunzi babo bakabasha kubabona bari connected hagati yabo bahanzi bombi. N'ikindi kintu gisupportinga ino point navugaga nuko kwamamaza mbere y'igitaramo. Ndagira ngo murabizi neza cyane yuko uwo bita Clement umwe mu bagabo bafite ijambo rikomeye cyane muri East African Promoters, ndetse nanone bakaba bafite connection y'abantu benshi cyane bashaka kubafasha mu kwamamaza ibitaramo byabo, ngo twagiye tubibona kuri Bruce Ntore ndetse na King James. Ibi binatandukanye umuntu ushobora kwibeshya akumva yuko King James nibyo kubera ko afite indirimbo nyinshi, kubera ko amaze imyaka 20 kwa abantu bumvishe ngo ni imyaka 20 gusa ariyo byabashe gutuma abantu baza birukanga ngo baje kugura amatike y'iminsi 2 hoya. Twashima cyane ubunararibonye mu bateguye biriya bitaramo. Niba munabyibuka neza barimo kuvuga ko bakoze sold out, benshi baravuga ati vuga uvuye aho ngaho murimo kutubeshya ntago ariko bimeze. Ariko mu buryo bwo gucuruza ndagira ngo murabizi buri uri kubwira umuntu ngo sigaranye tiki imwe cyangwa se sigaranye ikintu kimwe, aba yumva ko nakora ikosa gato yakazuba arakiraza gutwarwa n'undi. So experience nekeza ko team ya Knowless Butera nayo irayifite cyane. Neza kuba urugero wenda rw'abahanzi mpuzamahanga nk'ibitaramo bya Byose, Chris Brown, Drake, Taylor Swift bigurisha amatike mbere y'amezi menshi kubera ko biba byarateguwe nk'igikorwa cy'amateka nyine kitazongera kugaruka. Ara nibyo twabonye kuri King James, mubona ko batangiye kugurisha amatike mbere ahitarangira, bikaba ari ikintu cyashyize pressure kuri buri muntu wese kuvuga ngo none n'amatike ya kabiri narangira ntayaguze biraza kuba bigoye cyane. Ndagira ngo abantu bazi marketing icyo muraza kucyumva cyane. So mu mwanzuro muri rusange dusoza, umuhanzi ushobora kuzuza arena bagomba kuba afite bino bintu bitatu twavuze hejuru, ibyo kugira umuziki udasaza, urukundo n'ikizere cy'abafana, ndetse akagira n'igitaramo kidasanzwe nyine cyateguwe mu buryo buri ku rwego rw'ejuru. Ari byo mbona ko bitazigera binanira team ya Knowless Butera. Point yanjye nibwo buryo ntekereza ko ngomba gusubizamo Dekati, nuko mbizi neza cyane yuko ibi bintu byose twavuze hejuru kuri team ya Knowless Butera birashoboka, kandi ubushobozi bwa Knowless nk'umuhanzi munini nawe yabibasha. Nanone ndaza kwa umwanya namwe nk'abafana ba Knowless Butera muvuge namwe uko mubyumva. Bana ngeri twe vino kwizera nurega ko ino posta du follow inzo zamera ngaho ndutagera ibwami ite kubeshywa byinshi. Sokoto vita larga.